Yewe nitwa Tumusifu Jean Claude. Eko? Uturutse Tumusifu? Nyamirambo. Impano uje kugaragaza? Ngira impano yo kuvuga amazima. Impano yo kuvuga amazima? Amazimu. Namazimwe niki? Bari inkuru zo muri quartier mbese. Okay. Umva mubwiza ukubwire neza nitugenda tunavuga wivuga ngo uratwara mudugudu n'umuntu wanje ninge wandika baje mu muganda ninge umuhereza raporo z'abananiranye z'abagira gute amafaranga nayanje amafaranga agenda yatwara niba ugiye kumurika impano y'abantu niba ugiye kumurika impano y'abantu bandika neza ukaba kumurika impano y'abazi kubyina itsoke ngiye cyonzi cyo nuko waba uziranye na mudugudu mukaziranye nibyo birakure ariya nayo yawe sera isura se niko bari gushaka impano ntabwo bashaka ubwiza nabazi ya matiku yanyu ndabiyamye mbabwire ngo amafaranga mudugudu ninge nyine ari buyahereze abaye yaguhaye n'ubwo budirede ndaye udashima yaba zikubera yabashigikira abamwara umogi mu mudugudu kabi ngero kunero yatsinde wa mbobo nayo utwara amafaranga nayo akuba muvuga amafaranga wari banki kujya kuvuga amafaranga nayawe umva mubwire urumva wowe wigira ikibazo niba na ngombwa ndisigura usenda mu kabuno ndushiramo reka nawe wabukabije icyo ni igikombe gusa ushaka igikombe umva byose ndabitwa byose ahubwo se umva agatekerezo waretse ko mbona ibintu bimeze nabi nge nawe tugakora ikipe noneho tukaza kuyagabana n'amafaranga ni menshi urisigura usenda mu kabuno wowe urusenda mukabona suri uri inkoko uri brushette uri igiki n'ikirungo ndakishiraho ahubwo reka mbanze ahubwo wowe turi gukerererwa twirukanke uri kumva Amarushanwa bashaka ngo yinyamamare ya rugamba nyina w'imfizo ukaba nyina w'indate kwabahise no kwivuga irungo bari gogwa rukangurwa ntabwo reka mbanze we barakijyanye neza burundu baratse ko tukigira imitwe tukivuga ko tufite impano yo gukina filime wenda tukanatora ngana nka gupfura n'ubu bwana kuzi kari byo dutangire niyo nabumaramo uzivuza dutangire wakagurewe ngenda nakwica ngiye tware n'igano twagiye imigishiragwira umva ko bavuga ngo imigishiragwira indi midugudu bureba ibintu biba mu indi midugudu urumva vuga ngo abandi baba bari mu guteza imbere ubutinganyi bari guteza imbere ngo siporo meze gutwara no mu mudugudu wacu mudugudu got talent umva cyazi ndagitwara iki gikombe n'igihugu gitware anganye tutaragera niyo tujya mutuze najyaga manura avoka umva ngiye kugenda mbeka impano koko ndakibatwaye mbabwiza ukuri sibyo byibuze niyo ntagitwara ariko mu mpano nyeya nsigaranye mbakopeze byibuze mu gitware muzanyiro kopeza nyepfiti yanjye wowe nunavamo ushaka kunkopeza yawe kugira ngo tugitware direct nta mpano ufite utuye muri uyu mudugudu oya ndavuga abayavuyemo iye ayinkopeza nkayivanga niyanjye cyayigaragaje tugiye kubica mfite impano gupfubo zibura ndagitwaye niyo mpano niyo ngiyo niyo amazimwe barazemera zose kukina cyawo ibyo ntabwo biri butwike pe ntabwo biri butware igikombe turabyina gute reka ngwe ko tubigenze yego ukuvuga ngo ndaririmba igihinde wowe tubyina kinyarwanda igihinde mbyina kinyarwanda genda ririmba igihinde wowe tubyina kinyarwanda twagiye tumusechachawo birajyana so biri bujyane imbere y'abajaji none ukahita ushyiramo cya gihinde cyanuza cya Amerikani cya Kisheri Kumari bajya baririmba gwe ariko turageraho nta kimwe ugereyo wabyibutse yewe ariko ni kubyina byo nibyo ubyina turebe
Churuguru pande. sibyo Nibyo shaka turagitwara aho. aho niho hacu ubundi. Wa mbere niyinjire. Ngira ngo amabwiriza urayazi. Nkuko twabamenyesheje ugomba kuvuga amazina yawe, aho waturutse n'Imana ufite. Ngira ngo watangira. Murakoze. Amazina yitwa Ukwizagera Gaspard. Ni mu karere ka Kicukiro. Ufite impano ki? Mfite impano yo gukina filime. Yo gukina filime. Ngira ngo tudatinze mu magambo watwereka cyangwa se ukadusobanurira mu mpano zawe cyangwa se ukaduhaho akantu katwereka nyine ko iyo mpano uyifite. Ngira ngo watangira tuzizinge mu magambo. Yego. Ariko James, buriye nkubwiye ibintu kuki utanyumva koko? Kuki utanyumva? Ndakeka ko mama yadusize twebwe ubwacu tukiri abana. None ibintu uri gucamo ukora no kubera iki? Urakoze. Najya mu baze Gaspard. Iyo mpano yawe yo gukina filime uba wumva izakugeza he mu gihe kiri imbere? Murakoze. Njye numva ko impano yanjye ishaka kugeza ahantu kure. Mu gihe mbikoze neza cyane. Tujya tugira ibibazo byo muri sinema nyarwanda, ngira ngo nawe urabibona ko bitarenga i Bugande. Ese uba wumva inzozi zawe kuri iyo mpano yawe wumva izarenga imipaka cyangwa izaguma hano mu Rwanda gusa nkuko nk'abandi bose tubimenyereye? Murakoze. Mu by'ukuri njye icyifuzo mfite ntabwo nifuza ko impano mfite cyangwa se filime yagwa mu Rwanda, bifuza ko yagera mu zindi bihugu zitandukanye. Ngira ngo tutarajya kure, ngira ngo ubwo urumva ko ishobora kuzagera kure, indimu ufite uzakomeza ukine mu Kinyarwanda cyangwa se n'indi ndimi waba uzi ukazasora filime wenda inzozi zawe zigeze ku buryo wasohora mu zindi ndimi z'inyamahanga. Murakoze. Nta murushi Kinyarwanda cyonyine, murushi n'izindi ndimi zitandukanye. Okay, urakoze cyane. Ubwo wagenda n'abandi bakinjira. Ukurikirana yinjira. Batari kwihutara, barabona turi barangiza. Aho uri kujya he? Hagarara aho ngaho hafi aho ngaho. Akose. Oya subira inyuma aho gato. Umusore kashagara. Ngira ngo amabwiriza urayazi, amazina aho uturuka n'impano uje kugaragaza. Vuba cyane tugendera. Ngewe nitwa Tumusifu Jean Claude. Uturutse Tumusifu Nyamirambo. impano uje kugaragaza? Ngira impano yo kuvuga amazima. Impano yo kuvuga amazima? Namazimwe niki? Bari inkuru zo muri quartier mbese. Okay. Ngaho twagiye tubwire ku mazimwe yawe twumve. Tubwire nk'inkuru ziriwe muri quartier iwanyu. Yafashije abayo yawukanye. Umugore wa John yawukanye, noneho John amufashe. Noneho bari gutukanya ibishego, ngiye kumva numva John aramubwiye ngo kumanya ko ngo sohoka none uzagaruka muri. Nababonye ndiruka, noneho umudugudu yanahageze bamumena akadobo k'inka. Hanyuma se Tumusifu Jean Claude kamubaza. Ubone impano yawe y'amazimwe izakugeza kuki? Hari igihe bamaye amafaranga nabibwiye abanyamakuru, nzaba mbona amafaranga nabibwiye abanyamakuru. Nuvuga ngo uzungukira mu ko wabwira abantu amazimwe bakakwishyura. Ibyo bimarira iki gihugu nyine cyangwa se impano yawe nyine ibyo bikum societe nyarwanda ndaza gufasha iki mu buzima bwawe bwazaza impano yo mbibwinyira gutabara zitazibona umuntu wakoze amakosa n'utakoze amakosa. Okay, ubwo uri gukora nk'umuntu w'umutasi se? Ubundi ndi maneko nuko bambuje kubivuga. Uri maneko mu mudugudu. Tumusifu noneho ntacyo wagenda umwe muri abafu turabwira amanota mu kanya. Ubwo ndijye mu batsinze. Wowe nugira ikibazo turakubwira. Ngiye kubwira abo hanze uko bibamo hano. Twayimvushe umura nugira ikibazo. Impano ziragiye mwari muyiteze se y'amazina. Erega abantu bafite ibintu byinshi bavuga nyine kari Imana. Niyo bavuga amakuru. ubwo nera ni manura cyangwa umusazi. Oya, reka turagira nta kibazo. Undi yinjire. Uko turi bigende. Uhagarara ngo nta kibazo aho ngaho. Ndumva ari musore ugira ngo watangire ungira amabwiriza urayazi, watangira twibwira naho uturuka ni impano ufite. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Renzo. Mfite impano yo kuririmba. Yego. Ufite impano yo kuririmba. Impano yo kuririmba. Uturuka hehe?
nturuka mu Biryogo hano hakurya. Nawe uri mu mujyi wa Kigali. Cyane ngiye ntewe Nyamirambo hari. None se uririmba hip hop, uririmba R&B cyangwa gospel? Cyangwa gospel. Afrogaku. Ngira ngo watangira komeza zamuka. Simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza, ubura inzozi zanjye zakumanywa, ese mbyite paradizo, singitandukanye umunsi n'ijoro, kuko nibanira n'akazuba, iminsi yanjye ihora ari sande. Rekera wowe. Baririmba indi ndirimbo tukumvaho gato se. Kandi karirimbo. Oh baby, sinkubwira yuko uri uwo nkunda, kuko ibyo urabizi, icyo nshaka kuvuga. Baretse gato. Iyo wirebye ukareba n'uburyo ufite icyizere, urumva iyo Mana yazakugeza he? Impano yanjye rero mba numva mugira icyizere mukankura, mukampa amahirwe, nakura ku rwego rw'igihugu, East Africa ndetse n'isi muri rusange. Ubugiye turaza kuvugira amanota. Nari nzi yuko amanota muri bambire ngagenda. Oya je oya turabona no kuvuga ngo muratamubonye amanota. Niyo bita yavuze ngo aririmba Afrobeat, ariko yani Afrobeat ni Afroga bo kugira ngo hakira abanjira ukurikira. Sorry. Reka babwire. Ngende twakabwara seriseka kwandi engineer wa quartier. Abantu bose baranzi. Njye urumva. Ceceka. Urumva. Nirutemerwa zo muhindura rwaza baza kwa muganga rwa. Njye nakuce. Ntabwo turi mu byini. Twabyitoje neza. Wajya wumva ibyo nkubwira ngiye. Mboko. Nzi kuvuga amazina y'inka, urumva? Nkaba MC mu gitaramo, nkanaririmba gakondo, nanjye nzi gusunda. Kandi kinzacirukana we kamubwire. Twarumvikanye. Mugezaho. Ese mwikanze ko muri wani ibyo guswana mu zibiri mwajemo, mwikanze ko muri mu kabari mu mujyi. Urumva se ibyo twabatumye mwabikoze. Urumva batubwiye ngo tuze mu marushanwa. None ngewe urumva ibyo basubwira ari ibyo gukora. Umva ngo witwa Kabwana ni kwa. Iseretse ka kwa engineer wa quartier bose baranzi. Bose baranzi. Hanyuma witwa Jojo. None se impano Nini urumva muhise mwishyiraho Ajya tutababwira witwa n'amabwiriza. Witwa Oya uyu nguwo. Enjewe Kabwana seriseka kwa engineer wa quartier abantu bose babanzi. None se ntago ari bari mu kubaza. ngewe kanye impano za. Umva mubwire urumva ari amafaranga. Nta nubwo turamuze tubambere. Ninjye wabaye wa mbere. Nta nubwo nawe Kabwana ni Jojo. Iyi Kabwana seriseka kwa engineer wa quartier. Gakwandi we. Yego. Bo noneho murakoze kutwereka impano yanyu. Musohoke. Ariko kamaze nkubaze. Buriya turamutse tubaye abambere. Ninde wayatwara? Ari nge nawe. Ninde wayatwara? Nubwo tubana ninde? Reka nge ntabwo ku mafaranga yawe. Ntanakuniga. Ntanakuniga nge utageraho. Nge nakuniga. Nta kibazo. Mugende impano twayibonye mugende. Nge nawe. Aha ndome koko none se nkabariya koko turamenya bafite iyihe mana. Turabireba nta kibazo. Koko narumiwe. Imana zirabwira haza udida. Yiriwe neza. Meze neza. Ego meze neza. Komano ufite ubwoba. Ya. Okay. Ngira ngo amabwiriza urayazi no gutangira wivuga ukatubwira impano yawe n'amazina yawe naho uturuka. Ego. Amazina yanjye nitwa Umutoni wa Rida. Nababa ego. Naba nuruka Nyamirambo. Ni Nyamirambo ba navuga. Afite impano yo gushushanya. Gushushanya. Se ubwo impano yo gushushanya bitwereka gute n'ibikoresho bitwaje. So ntago wenda naje nzanye ibikoresho ariko nyine ndize wenda mu mahirwe nazabigaragaza nyine kandi akamaro.
ukabigaragaza ryari kandi wari kubizana amafaranga n'uyu munsi bari buyatange, amayinite n'uyu munsi bari buyatange, urumva uzabigaragaza ryari kandi uyu munsi aribwo turatanga amanota. Okay. Nta kindi se ushoboye basi ngo tugwande amahirwe. Nyine gushushanya nibyo mfitemo ububasha nyine cyane, nibyo nyine niyo mpano yanjye mfite navuga ngo. Ariko nyine urumva gushanya turabyumva, uri kwivuga iyo mpano urayifite, ariko wagomba kutwereka igishushanyo wakoze. Ntabwo bufite cyangwa se utanibukana dushushanyiriza nk'ibyo bari iminota mike twehero tuvuga ngo amanota dutanze kuri uyu muntu ni iki, none uri kubitubwira mu magambo. Ibyo twebwe nk'abajaji biratumarira iki? Okay. Wenda sinzi namwamba amahirwe ndanareba ko nabone ngareba nka sample nkayizana nayibereka. None hano cyangwa ikindi none nyine urumva ntabwo nayizwe nyine wenda bita musaba n'ibyo byose ako mu mandi mahirwe wenda nka nimugoroba naba nayizana. Wari kuntu bimeze ndumva bagutunguye waje mu bintu utazi. Ubwo nimba wumva ko ari indi mpano wakora twereka aka kanya wayitwereka yaba nayihari nyose ubwo wavuga ngo uzi gushushanya utabitweretse nta gishushanyo wazanye nta kintu wazanye gusa twari reka n'ubundi ni ingaruka mwakadora tubikora ubutaha uzabikosora nta kibazo. Okay, nta kibazo ubwo urakoze kandi mahirwe masa. Ariko ngira ngo situranyije Oya haracyari ukurikira Yego watwibwira ukatubwira n'impano ufite, tubwira naho ku munsi. Mazina yanjye banyita Olomide Uvoyaza Boy. Olomide uza Uvoyaza Boy. Uvoyaza Boy. Okay. Ariko mukongomani. Oya. Mazina y'abastar. Uri umuhanzi. Oya. Uri umuhanzi. Tubwire impano ufite ni yo kwigana. Yego. Naturutse mu karere ka Bugesera, impano yo kwigana amatungo atandukanye. Urumva ko naho mu ntara n'ubundi impano yo kwigana. Okay, watwereka watangira itara yawe tukareba. Murakoze ubundi ukuntu ibintu byanjye nabiteguye ndigana amatungo 3, ifarashi, ihene n'imbwa. Natangira ikibazo. Undi nzi kwigana ifarashi neza iyo igiye imunoze. Okay. By'abantu bakuru. Olomide gira twereke ifarashi nyine ubundi imeze gutya ngo irango wakomeza no kukandika kandi iyo ni ifarashi. None wajya ngo ni inkoko. Tubwire imbwa yo imbwa ishaka gufata umujura. None ihene imaze kubyara batwari umwana ivuga ngo Olomide ubwo ni impano yawe izakugeza kuki? Impano yanjye urumva njya numva nk'abanyamahanga baje tukajya n'ibyago by'uko bimwe mu kumunyanganiza tunameze neza. Twakumvishe yaza nyine urumva ndababwira amanota mu kanya. amatungo yabuze Nawangu uri mu cyimbo cy'amatungo. Wajya nk'inyuma ukarikora ntabwo nitungo nyine impano yanjye. Okay sawa. Noneho turaza kubabwira amanota mu kanya ngira ngo wabusohotse naki. Wabongeza nk'ingurube. Oya ingurube yihore. Oya mu kanya turakubwira amanota. Ariko Wandira yari n'ibyo ndiriya yo. Olomide gafite impano yo kuvugira amatungo. ese buriya Amatungo ni kwagiye undi use saje mu kanya. Noneho nje ndi kumwe n'abavandimwe. None se ugarutse gute kandi watanze impano yawe? Ufite impano 3 nari ngarutse kugira ngo nabo bafashe kugira ngo dukomeze. Oya wowe genda yawe yarangiye. Kibazo cyatwibesa akaza kuvuga. Tuza n'impano umuhanya narangiza ayitanga. Twagiye ibyo tubireke babita abandi muvuye he? Muvuge ndi. Yaje arayivuga. Kanani yabyaye imbwa koko.
Okay, ahubwo tuturebe. Wewe musore nimwe turi nena kubaza. bivuze kuri arugaragaza impano yawe. Babita bande? Je banyita Kembo. Kembo. Minyoni. Muri groupe cyangwa buri wese arikorana? Groupe yasenyutse. Turi batatu. Ngo muvuge impano yanyu vuba vuba. Ngewe mfite impano ikuwe mu byiciro hari A na B. Arabeshya. Impano ye bayigaragaje. Hari A na B. Mfite impano yo kuyobora ariko nabuze abo nyobora. Ubwo rero umuntu nahita mbayobora. Watuyobora? Ari twebwe nawe se ninde uri gutanga amanota ku buryo yayobora? Abayobora mu nzira ijye wawe kuko niho mutazi. Wasanga kabiri. Impano ya kabiri niyo gupfubura. Yo bijya gupfubura gute tubwire twihutisha igihe turi cyafite abantu gufata ingo ziri mu manege azisubiza ku murongo. Gute nyine mu buhe buryo nibyo dushaka kumenya. Rahira ko utababesha azi gupfubura amasahani yayandi baba bogesha bakoyoza umuhamagazi ufite amayiri afite mutwereke impano yanyu. Ego mama Sheira uri mu rugo se? Sasa nze nkwereke icyo bita isomo ryo mu gitanda. Ariko narumiye ko kabane. Mva musore turi kukubaza impano ufite wagaragariza rubanda ikagira icyo yakugezaho nawe ubwawe. Impano ngiye mu bihumbi 500 tugiye kubaha byabamarira iki? Nyine iyo mpano ngiye ndamuramutsa muntuye akaba ibyo 500 napfubura abagore benshi kurusha. 500 wapfubura abagore benshi kurusha. Iyo ni impano se? Akani imiti y'akanyabugabo myinshi nkayo. Nyine iyo ni impano. Yaba ari tiki mujyana yo. Okay, mugende turaza kubabwira amanota. Mugende. Hano zirabwira. Ibi nibyo naje mu yumunsi ko mana gupfubura. Umva hinjira abandi. Gupfubura wese apfubura ibijumba cyangwa ngiye ibintu najemo rwose ndabona abantu batazi ibyo. Je wenyine. Bonsoir. Twatumenyereye amaguru pe. Bonsoir. Bonsoir ari sasta. Bonsoir. Bonsoir. Uri umunyarwanda uri ikinombe uri kuvuga indimi z'abandi. Ndi umunyarwanda ariko narize hanze. Okay. Ufite iyi impano? Impano yo kuvuga amakuru mu rurimi rw'igifaransa. Okay. Ati twako witwa? Zipopo. Watangira utwereka iyo impano yo kuvuga amakuru. Bonsoir amis auditeurs de notre radio, la micro présenté par Monsieur Zipopo, le journal de ce lundi le 7 octobre 2024. La compétition entre la jeunesse contre les virages et le plus compétiteur de ces compétitions doit gagner plus de 500 000 francs rwandais et une carte de communication pendant un an. Les prix détails de ce journal, nous vous dirons dans l'autre journal très bientôt. Merci, aussi bonne soirée. La micro était présentée par Monsieur Zipopo. Bonne soirée. Okay, urakoze cyane ngira ngo wagene mukatira bamugara babwira amanota yanyu. Okay, murakoze cyane. Hajye witwa Zipo. Okay. Zipopo. Oui. Kandi nkurikije ukuntu uvuze n'ukuntu ugaragaje ibyo uzi. Nukuri amahirwe masa. Kandi uzacikira. Sawa. Amazina babita bande? Maître Stone. Ako murabahinde. Mwarashakanye se cyangwa muri gute nyine n'icyo? Twabyumvikanye. Muturutse ni mama buryo na papa buryo ni. Ni ninde mu amazina yanyu ninde? Ngiye nitwa Daforoza. Okay. Duturuka Nyamasheke. Urumva hari abantu njye mbona bameze nk'aho bita mama buryo na papa buryo iwabo n'umunsi wacu baratura. Okay. Usibye ko munsi wacu abirimbi. Handi hepfo gutya. Hano bakaga. Okay, mufitiye imana. Ngo mwitwa Daforoza. Mr. Maître Stone. Twara mukatweka impano yanyu. Bon. Ngewe mfite impano yo kwibagirwa. Kwibagirwa?
kwibagirwa iki? Ibintu byose ubu n'ibyo muvuze yabyibagiwe. Iyo ni impano. Aha waje urahazi. Ayifite kwa. Hanyuma wowe ufite impano imeze gute? Nyine nubwo wafite impano yo kwibagirwa ariko jewe njya mwibutsa ukaririmba igihinde tukanakibyina. Mwafite yo kwibagirwa n'abyo yo kwibutsa. Tukanakibyina. Ni ukuvuga ngo ibyo wibagiwe uyarabikwibutsa. Ubwo turirimba igihinde tukanakibyina. Nyine mu magambo make tutizimye magambo hari uwibutsa hari ufite impano yo kwibutsa. Yo kumwibutsa yariko ntabwo nakwibutsa. Wowe ngo wafite impano yo kwibagirwa. Okay. Niyo ngiye. Nimwe maje kutubwira. None se oya turanabyina tunaririmba igihinde turabizi nabyo. Ni mutubyinire te. Ubwo ni impano yo kuririmba. Muri aba comedian. Muraba kwigi. Ngo comedy yabyo ntabwo twabishobora. Ngari mubyine turebe. Tubyine. Ubu nabyibagiwe. Wowe ririmba igihinde ngewe imbyino. Kandi atakibuka. Kuba ngo nagakibuka. Kukinankaho. Kukinankaho. Byarangiye. Oya ndi kumwibutsa. Yabyibutse. Twagiye. Ese impano yo kwibagirwa njye buriya nacanganye. Impano yo kwibagirwa ubwo ni impano cyanyine n'umuntu aho bose ngiye kintu nibaza ni kintu. Uretse mubaze wa gatoya. Uba wumva iyo impano yo kwibagirwa izakugeza ku iki? No kwibagirwa ibibazo byose byo ku isi. Bakimanije. No wibagirwe ko na hano wahageze nta kibazo. Mube mu gihe hanze tubabizi n'ubundi. Ubwo uyu ngo arakwibutsa nta kibazo. Ni mugende rero ubwo turagira. None nakwibutsa baraza kubwira muze muri amanota. Oya naha ngaho ariko wahibagirwa rako nta. Maze daforo maze nawe ujye wibagirwa. Oya nzajya mwibutsa ko niyo impano yanjye. Uwatsinze ni babandi bafite impano yo kwibagirwa no kwibuka kuko batibuka ko hari igihembo kiri butangwe. Murakoze cyane. Turayariye pe. Hanyuma 500 byacu. None murabyibuka ko hari igihembo kandi ufite impano yo kwibagirwa?